Jésus le véritable. Haleluya. Haleluya. Uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe ku itorero ryacu, kubera ko iyo urugo rwashyingije cyangwa se rwatanze umugeni uba ari umugisha mwiza, kandi ni ikigaragaza yuko umurimo w'Imana ari mugari koko ukeneye abakozi benshi, ariko tukanashima n'Imana yuko tubona abemera kuwitangira. Haleluya. Ndashaka kuvugana n'aba bantu uyu munsi bagiye guhamya indahiro yabo, bagasezerana burundu gukorera Imana. Mwari musanzwe mukorera Imana, mwari abavugabutumwa, mwari abaririmbyi, bamwe mwayoboraga amashuri, abandi ububwiriza, mwakoraga imirimo itandukanye, ariko uyu munsi icyo Imana yabahamagariye, nubwo biriya mwabikoraga ryari isezerano ryanyu n'Imana, ariko uyu munsi rigiye kuba isezerano ryanyu n'Imana n'abantu. Haleluya. Impamvu ari isezerano ry'Imana namwe ubwanyu n'abantu, nuko uyu munsi muri buze gusinya mugashyiraho ikiganza cyanyu mukavuga ngo turabyemeye, uhereye none twiyemeje kuzagukorera. Nuko gukora neza uyu murimo uzahabwa ingororano zidashira. Tujya duharanira kubaho muri iyi si, tugaharanira no kugera kuri byinshi bitandukanye, bamwe bagahabwa ibihembo, abandi ama-certificate, abandi amadiplome, abandi n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo iyo umuntu apfuye arabisiga, ntabwo babiguherekesha, ntabwo ubijyana, urabisiga. Ariko uyu murimo, icyubahiro Imana yaduhaye, icyubahiro Imana igiye kuguha, icyubahiro cyo kugukura hariya ikagukura ahantu hatari hazwi, ikagukurayo nta muntu wabigizemo uruhare, ikagukurayo nta muntu wari warabirose, ikagukurayo nta muntu wari uzi ko bizasohora, ariko uyu munsi ikaba ibisohoje cyangwa ikaba igiye kubisohoza. Icyo ni icyubahiro gikomeye Imana ikugiriye, ugomba guhora utekereza iminsi yose, ukavuga ngo Mana ndagushimye kubw'icyubahiro wangiriye. Ikindi kandi ntabwo ari icyubahiro wowe ubwawe, ni icyubahiro wowe n'umuryango wawe. Uyu murimo nubwo ari uw'icyubahiro, ariko bigusaba kwiyoroshya. Iyo wiremereje biranga, ntabwo bikunda. Nubwo waba ufite ibiro 100, iyo wiremereje ibivamo ntibihura. Oya, ntabwo kwiremereza bibaho. Waba warize amashuri 100, waba ufite za lisansi na za dogitora n'ibiki, waba ufite miliyoni na miliyari, ubu ngubu ni umurimo wa gishumba gusa, nta bindi. Niba wabyukaga mu gitondo ugahita wikubitiramo kamambiri, ugahita wigira ku muhanda, nuhura n'umukristo akareba amano yawe agasanga harimo inzara zavuye, maze avuga ati paseri burya nta mano agira. Niwambara ikoti rimwe ukamara umwaka udahinduye, azavuga ati paseri urabaza amaturo yarabuze. Ubu ni ukuvuga ngo mugiye guhinduka wese. Abo mwagendanaga nabo barahinduka. Bantu b'Imana nimubona bano bantu mwikubitanaga ahantu hose mukahabasanga bikaba birimo bihinduka, muzamenye ko atari bo, ni inshingano. Ubu nimba wanywaga icyayi cya mukaru, ugomba gushaka uburyo unywa icyayi cy'amata. Ntabwo byoroshye.
biragusaba ko nuhagarara imbere y'intama bakubona utoshye umeze neza, nta kibazo namufite. Nushaka uba ufite ibibazo igihumbi, ariko nuhagarara imbere y'intama uzereke ko rwose nta kibazo namufite, ko mu mutima ari Yesu ashimwe. Nubwo waba waburaye, ariko uzigisha abantu ko Yesu agira gute? Agira neza. Mwabadamu mwe, namwe mwabagabo mwe mugiye kurobanurwa uyu munsi, niba harimo umuntu wagiraga umutima wo gukunda ibintu, adatanga, adasangira n'abantu, ndakurahiye nta minsi ingahe iri bushire ntarabimenya. I Kigali barampamagara bambwire bati wa mupaseri ni Nyirakigunya n'umugore we nta kibavaho. Biragusaba ko uhinduka neza wese. Niba wagiraga kamera y'umurandura nzuzi, reka zagenda bite? Kugiye gushumba intama, harimo intama, harimo amahene, harimo ibirura, bizagenda bite? Biragusaba ko uha Imana umwanya munini mu buzima bwawe kugira ngo iguhindure, ubone uko wita kuri uyu mukumbi. Uyu murimo rero uragoye. Iyindi mpamvu ugoye ni uko ubu ngubu mwigengaga, ariko ubu mugiye kujya mu maboko y'abandi bantu babatekerereza bafatanije n'Imana. Bakubwira ati wowe Fredi, nubwo warize irambi, vayo jya Cyanyirankora, cyangwa se uve Cyanyirankora ujye Rwagitima. Ntabwo tubyitaho ngo tuvuge ngo nari mfite ngo amasambu hariya ngo Cyanyirankora, ngo nari mfiteho na business, ngo oya. Nimba wumva hari umuntu uzavuga ati business yanjye nibayikoraho ntabwo nzagenda, ntiwirirwe umanika ikiganza ngo usezerane. Wabona Mufaransa atangiye kuvuga ati za business zanjye biragenda bite? Paulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye narabiretse kubwo kugira gute? Gukunda Kristo no kumukurikira. Uyu munsi mugiye kurahira indahiro ivuga ngo nemereye imbere y'Imana n'imbere y'abakuru b'itorero n'imbere y'abakristo ko nemeye gusiga byose kugira ngo nkurikire Kristo. Tujya duhuraho n'ikibazo gikomeye, umupastor ukamutuma ahantu, yagenda yabikoze umugore ati mu izina rya Yesu, bagatangira gutokesha ati mu izina rya Yesu, kandi barabirahiriye. Oya, uwumva hari ahantu atazajya muri iki gihugu, Mana Nyagasani, mu gihugu hose dufiteho amaparuwasi, ntawe muzi bavuye mu Mutara bakaza hano, ntawe muzi bavuye hano bakajya za Cyangugu. Nuko bimeze n'ubwo buzima mugiye kubamo. Ariko nubwo bigoye kandi bikomeye, uyu ni umurimo mwiza. Haleluya. Uyu ni umurimo mwiza dufitiye gihamya 100% ko uwawugiyemo awukunze akajyamo yitanze ubwe. Nta muntu n'umwe wagize agira icyo yicuza, nta n'umuntu uzagira icyo yicuza. Imibabaro ye n'imvune ziwe zizwi n'Imana, kandi Imana hari ahantu yandika igihe izamanuka ije guhemba abantu nimwizaheraho. Mu bibazo mwari mufite byanyu ubwanyu bwite n'iby'imiryango, hagiye kwiyongeraho ibyizi ntama ziri hano, kandi zifite ibibazo uko zibona hano. Harimwo abumva bigoye, ntimuzagira umuntu mugenderaho. Yesu yaravuze ngo nijye mushumba mwiza. Ntabwo bano bantu banga gukora, ahubwo ikibazo ni wowe bashumbye. Ubaha umwanya wo gukora, ubaha umwanya wo kugaragaza ibibarimo, ubaha umwanya wo kugaragaza impano, ubaha umwanya wo kwisanzura, ubaha ikibuga ngo bakine, cyangwa aho gushaka gukina hose
ushaka gukina kuri nimero 1 kuri 7 ukaba umudiyakoni ukaba kontabure ukaba umucuranzi ukaba iki byose ukaba byo. Icyo gihe byagenze gutyo biba byapfuye. Ikindi kintu gikomeye nuko Imana ibahagurukije kugira ngo mufashe aba bantu kugira ngo impano zibarimo zake. Hari abashumba bajya bapfukirana impano cyane cyane impano z'ubuhanuzi. Bavuga ati wowe ibyo urimo hanura ntabwo ari byo. Nyamara ntunabanje ngutegereze unamenyaga ati numpanura ukavuga yuko byagenze gutya wenda nari amaturo ariko nta mushumba urya amaturo. Ariko urwo n'urugero rushobora gutuma umuntu avuga ati oya, gasanga impano z'abantu urazizimijeho kugira ngo Imana izabikubaza. Mureke impano z'abantu zake. Mureke impano z'abantu zake uko Imana yazitanze zigaragare mu itorero. Niba uyobora itorero akaba nta bahanuzi barimo, ni ikibazo gikomeye. Niba uyoboye itorero akaba nta muvugabutumwa urimo, akaba ari uhera ku wa mbere ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi ugasoza ukundi kwezi ari uvuga ubutumwa, ni ikibazo kirimo gikomeye. Mugomba gufasha abantu kugira ngo impano zibarimo zake. Haleluya. Ariko ndagira ngo mbamare impungenge mbabwire ngo nubwo ari umurimo utoroshye, nubwo ari umurimo ugoye, usaba kwitanga, usaba gukora amanywa na nijoro, usaba kwigwa mu ibyanyu, ni umurimo Yesu azaduhembera. Mwibuke ijambo ry'Imana, Petero ari kumwe na Yesu amaze guhamagara intumwa ababwiye ngo nimusige ibyanyu mu nkurikire. Petero hari aho yageze araho ariko ubundi ubi bintu birimo ubwenge. Ntigute umuntu nawe mfite business yanjye none namwe ngo nimbisige mukurikire. Abandi bagiraga gute, abandi ngo nimubabisige bamukurikire. Kandi ntari kutubwira ati nimugera hariya dore uriya musozi ndawubahaye, dore ari ama etage nzayabaha. Ubundi ibi bintu birimo ubwenge. Batangira kwibaza. Petero yari intyoza, abaravuze ati ariko ubundi data mwami wacu Yesu Kristo, wowe utubwira ngo nidusige ibi byose tugukurikira, ubundi nitubisiga bizagenda bite? Ariko uziko Yesu yanababwiraga ngo nimusige n'abantu banyu. Haleluya. Babwira ikintu gikomeye. Niba ari ikintu kizabagora ni ugusiga abantu. Ibintu byushobora kubisiga ukagenda ukabisanga ahandi. Ariko abantu mwabanye mwese muvuka muri irejiyo. Abantu mwabyirukanye, mwaruhanye, mwatobanya kondo, hari umuryango wabonaga ukabona nk'abantu b'umumaro. Ejo bundi nitugwa mitasiyo tukakujyana ikibungo cyangwa he, abantu ba mbere bazabanza kugira ikibazo n'umuryango wawe. Ukabata uragiye. Tangira kubwira atari kubundi ibi bintu wagiyemo ni ibintu nyabaki. Ubu ko muri anga hari abantu kugeza uyu munsi batarabyumva. Vuga ati biriya bintu, ati buriya Faransa buriya koko buriya aragiye ra? Ati buriya aragiye cyangwa hari ibindi bintu akurikiye. Ibyo abantu bari bategereje rero, ibyo abantu bari bategereje nibyo babifuzamo. Icyambere nuko mutabasiga. Barifuza ko mukomeza mukaba hafi yabo, mugakomeza mugasangira ubuzima, ariko ntabwo ari cyo Yesu ashaka. Arashaka ko muzenguruka amahanga yose mukavuga ubutumwa, mugasiga ibyanyu mukemera kujya kuvuga ubutumwa. Ntabwo Yesu ashaka ko musigara mu cyubahiro, ngo musigare mu byo mwari mutezeho amakiriro. Arashaka ko mubisiga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nta muntu n'umwe wankoreye ngo yemere gusiga ibye, ngo yemere gusiga inshuti ziwe, ngo azagende hanyuma narangiza azasabirize. Hano hari abapaseri bo kubihamya. Haleluya. Ntimuzaterwa ubwoba n'ubuzima bwanyu. Ubuzima bwanyu mubushyire mu biganza by'Uwiteka. Ntimuzibaze ngo abana banjye ko bigaga hano none aho bagiye biragenda bite. Imana ibahamagaye nizi uko abana banyu n'umuryango wanyu uzabaho.
ntimuzatekereze yuko mugiye gukomeza kubeshwaho na diplome mwari mufite. Dufite abantu benshi muri iki gihugu bafite diplome zabo zaboreye aho bazibitse, ariko dufite n'abantu badafite diplome kandi babayeho neza kurusha abazifite. Haleluya! Aho niho Imana ibera Imana. Aho niho Imana itandukanira n'abantu. Ubu abantu barimo baravuga bati reka ndebe ko Matayo ava ku kazi ko kwigisha. Buriya niho bamutegeye. Aho ati nagenda nanjye nzarebe uko azabaho. Ariko uzabaze ko hari umuntu wasize ibyo yarafiteho amakiriro kubwo gukurikira Kristo, yarangiza agasabiriza. Bashumba hari uhari? Ntimugire ubwoba. Imana ibahamagaye izabagenda imbere. Imana ibahamagaye izabana namwe. Imana ibahamagaye izabashoboza. Imana ibahamagaye izabarinda. Imana ibahamagaye izabayobora. Imana ibahamagaye izabaha ijambo. Nubwo aba bantu batari baha, ariko Yesu azabaha ijambo. Mushobora kuzagera ahantu mukanavuga rwose abantu ntibabumve, mukagira muri murabwira ibiti cyangwa amabuye, ariko muzavuge mu izina rya Yesu. Babumva batabumva muzavuge, ntimuzatinye kuvuga, muzavuge mu izina rya Yesu. Ikindi nimuvuga ntimukavuge kugira ngo mwemeze abantu, ahubwo mujye mureka umwuka w'Imana Data wa twese uhoraho ari we wemeza abantu. Hari urugero njya nkunda gutanga, njya nkunda guha abashumba. Sinzi umunsi wa mbere mpagarara hano nari ngiye kubwiriza, mikrofone zanyu ntabwo nzi uko zimeze neza. Ngiye kubaha urugero. Umunsi wa mbere mbwiriza, namaze iminsi 3 nsenga. Nabandi ngomba kubwiriza abantu uyu munsi bakihana bagakizwa. Mva ku musozi Imana imbwiye ati nzabana nawe. Mpagaze kuri aritari gutya, ibyo nateguye byose ndabyibagirwa. Najya njya kuvuga ijambo rikaza nyuma y'iminota 2. Ndabandi ndapfuye. Bwari ubwa mbere, ariko numvaga mfite ishyaka ryo gukora umurimo w'Imana cyane. Numvaga mfite inzara n'inyota byo kubwiriza abantu ubutumwa ngo bihane. Uwo munsi ndabwiriza nta muntu n'umwe wahagurutse. Niba ari igihe nagize agahinda kabaho muri uyu murimo, nicyo gihe. Uzi kumara iminsi 3 kandi ubwo ni ku musozi mutagira wanasengeraga ku musozi. Mvuga Mana umpa amavuta, umpa ijambo, umfashe abantu bumvira ijambo bakizwe bahinduka. Numvaga rwose n'ibyaha abantu bose mu maraso mu mashereka y'ababyeyi babo bari bubyihane. Uwo munsi ntegereza n'umuntu n'umwe shwi ndaheba. Nahise ndahira, ndabana Imana kuva nkojeje isoni nanjye sinzongera kukuvugira. Ariko muzi cyabaye. Haleluya! Imana yagira ngo inyigishe isomo rikomeye cyane. Nidukora ikintu, bavuga butumwa muri hano, bashumba abapaseri, nimukora ikintu ntimugakore kugira ngo abantu babemere, ntimugakore kugira ngo abantu babaha amashyi, ntimugakore ikintu kugira ngo abantu babashime, ahubwo mujye mukora kugira ngo Data wo mu ijuru ubwami bwe buhabwe icyubahiro, izina rye rishyirwe hejuru. Haleluya! Hanyuma kandi nahishuriwe ikintu gikomeye cyane. Nubwo wabwira ngo ntihagire uzamura ikiganza kabura, ariko uw'Imana yageneye ubutumwa uwo munsi buba bwamugezeho. Ubutumwa bw'Imana iyo buje buzi uko yabigennye. Nimba yashatse ko bugera ku kivunge cy'abantu bose mu itorero, burabageraho. Ariko nimba yashatse ko hari umuntu umwe gusa mu bantu 500 bari hano uhabwa ubwo butumwa, arabuhabwa kandi anyurwe, kandi ijambo ry'Imana ryagombaga gukora rigikore ku buzima bwe. Haleluya! Imana ishobora kuba yatumye umuntu uyu munsi akaba yiyizi yaje mu birori by'abantu
baje kurobanurwa, hanyuma ijambo ryavugiwe aha ngaha abari hano ntibaryumve, ariko wa muntu wabuze n'icyicaro hano mu nzu y'Imana wibereye hariya hanze, ijambo ry'Imana rikarenguranya ino miryango rikagenda rikamugeraho, akabura amahoro aho ari, akumva ko iryo jambo ryari irye. Haleluya. Icyambayeho rero uwo munsi nabuze umuntu n'umwe, ariko haciye iminsi ku munsi wa gatanu ndabyibuka. Urumva nari nabwirije ku cyumweru, haciye iminsi ku munsi wa gatanu, sinzi ukuntu natembereye ahantu ku ivuriro hariya ry'iwacu Nyantanga, ngezeyo mpura n'umukecuru waje kwivuza. Arambwira ati mwana wanjye, arampobera ati cyagiye wavuze ubutumwa ndafashwa, ati none ndakubonye ndanezerewe. Haleluya. Nguko uko nagarutse mu murimo w'ivugabutumwa. Ubundi nari nagiye kari kabaye, ndavuga nti burya kumbi hari umuntu wafashijwe. Ndebye uwo mukecuru burya agenda yicumba akabana, ndavuga nti Imana uhabwe icyubahiro. Haleluya. Burya nubwo twavuga abantu ntibatwumve, ariko data wacu Imana data uwo yashatse ko yumva arumva. Mwabashumba mwe rero, mwabakozi b'Imana mwe mugiye guhabwa uyu murimo, ntimuzakore kugira ngo mushimwe n'abantu, muzakore kugira ngo mushimwe na data wo mu ijuru. Ntimuzakore kugira ngo abantu babakomere amashyi. Ni byiza, nabyo birakenewe, ariko nimubona nta mashyi babakomeye, uzagende wicare wowe n'Imana yawe n'umutima wawe uvuge ngo Mana, ese icyo washaka kunkoresha wagikoze? Nusanga wagikoze ushima Imana. Hanyuma abantu bo uyu munsi baragushima bakagushimagiza, ariko ejo bundi bakakurenza umusozi. Nuko bimeze. Uyu munsi ushobora kuyobora paruwasi mukagirana ibihe byiza umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ariko byagera ku mwaka wa gatanu bakavuga ati ariko ririya shyano ubundi ryazanywe n'Imana cyangwa? Bagatangira kugutuka, bakatangira kukuvugana, bagatangira gusenga, ukajya ubona abantu barimo barajya gusenga bagusengera ngo uve aho ngaho. Burya rero kaba kabaye, ariko ntimuzagire ubwoba, ibyo abashumba turabimenyereye. Haleluya. Ibyo ni ibiryo by'abashumba. Ko mwaba Kristo namwe muramenye, ntimugaharare. Haleluya. Nimubona umuntu w'Imana abahagaze imbere afite izina ubushumba, ari pasoro, ushobora kuza akaguhindurira ubuzima, akavuga ngo uyu munsi wari umusore ariko ubaye umugabo, akaguha igaburo ryera, akagusengera ugakira ibyaha, ugakira indwara. Uriya muntu nubwo yagera mu kaga, nushaka uzamwubahe, kuko kutamwubaha uba uri gusuzugura uwamwohereje, uba uri gusuzugura uwamuhamagaye. Haleluya. Nagira ngo rero mbabwire inshuti z'Imana, uyu munsi mugiye kurahira, muhumure. Iyabanye n'aba bagabo bari hano, namwe ntabwo izabasiga. Iyabanye na Mose ku rugamba rukomeye rwo gucungura ubwoko bw'Abisirayeli, ntabwo namwe izabasiga. Imana yabwiye umugaragu wayo kurira, amubwira ngo wowe kuri uwo niyimikishiriza amavuta. Uyu munsi namwe Imana igiye kubimikisha amavuta, ariko umva ikivugana namwe. Iravuga ngo ntimutinye kandi ntimugire ubwoba, ngo ahubwo mushikame, ngo kubera yuko Imana izagendana namwe ikabagenda imbere. Haleluya. Ngo nimuhura n'ibikomeye, mugahura n'ibisika, mugahura n'imisozi, ibyo ngibyo ntabwo ari mwe mufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubiritura, ahubwo data wo mu ijuru azabiritura. Nimugeraho babanga, mukageraho batabashaka, ntimuzarwana intambara ya gipagani, ahubwo muzarwana intambara yo kwizera. Ntimuzirwanire ngo mushake izindi mbaraga ku ruhande, ahubwo muzasabe data wo mu ijuru aba ari we ubarenganura. Haleluya. Kandi iyambukije Mose n'Abisirayeli inyanja itukura, namwe izabambutsa inyanja itukura. Ntabwo muzakorwa n'isoni, kubera ko uyu munsi mugiye kwemeza yuko murahiriye iteka ryose kuzakurikira Kristo. Ntabwo muzasonza, ntabwo muzamwara. Icyubahiro cy'Uwiteka kizaba imbere yanyu, kizababaho ku buzima bwanyu, kandi ni mwebwe n'abana banyu n'abazabakomokaho iteka ryose. Kubikora neza bizana umugisha, kubikora nabi bizana umuvumo. Ariko Uwiteka Imana yarirahiye, aravuga ngo ntabwo nzabasiga kandi sinzabahana. Ndi Alufa na Omega,
nzabagenda imbere kandi nzabashoboza. Imana ishimwe. Ndagira ngo sabe Ndayisenga Robert na ugira imfura Marie Chantal. Imana ishimwe. Uwiragiye François na Nyirimana Judith. Imana ishimwe. Ndoyezu Theogene n'Uwimana Mahinos. Imana ishimwe. Habintwari Mathieu na Nyiransabimana Jacqueline. Imana ishimwe. Ansanzimana Fidele na Muhimpundu Marthe. Imana ishimwe. Bizimunga Ruferedi na Niragire Josephine. Imana ishimwe. Reka nsabe abahawe ubuce dusomere bihuse. Umuntu nashaka kumurikira yiyange, yikorera umusaraba we amurikire. Mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ibyo yavuze amaraso yanyu. Imana ishimwe. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda no mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, atera abana be kumvira no kubaha rwose, mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba umuntu uhindutse vuba kugira ngo atikakaza akagwa akacirwaho iteka atandi yashyiriweho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ntukamurura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Abajyanwa gupfa warakore, kandi abarindiriye kwitwa ntubazibukire. Mwakenera mu y'Uwiteka Imana yacu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Nyiri uyu murimo yaravuze ati, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Yaravuze kandi ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba ubwe ankurikire. Umwuka Wera nawe arahamya ati, dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ugomba kumenya ko umwungeri mukuru ari Yesu Kristo. Ugomba gukora uyu murimo wirinda ubwawe no kumenya kurinda umukumbi, ko ari ijambo ry'ingenzi ku muntu uhawe umurimo nk'uyu uhawe. Uyu murimo uhawe ugusaba guhuza ingeso zawe n'ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana, ugaharanira kuzihuza n'iza Yesu Kristo, kandi ukita kuri aya magambo Pawulo yahuguje Timoteyo. Mwene data, mu byo usomye mu butumwa bwiza no mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, birakwereka ko uyu murimo uhamagariwe ari umurimo ukomeye kandi w'icyubahiro. Ndizera ko rero wabitekerejeho igihe kinini, atari ibintu bigutunguye, ukaba wiyemeje mu mutima wawe kwiyegurira Imana ndetse
n'umugore wawe mukaba mwarafatanije gufata uwo mugambi mwiza. Wamaze kwiyemeza rwose kwitanga umaramaje mu murimo w'Imana iguhamagariye kuyikorera. Itorero ririzera rwose ko iyo migambi yawe izatuma wiyegurira uwo murimo wonyine, akaba ari wo uruhira, ukajya usaba Imana Data wa twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umuhuza w'Imana n'abantu, ngo aguhe umwuka wera kugira ngo agufashe kweza ingeso zawe n'iz'abawe zihuza n'amategeko ya Kristo n'inyigisho ze, ngo bitume wowe n'urugo rwawe uhinduka icyitegererezo cyiza gishimwa n'Imana cyo gukurikizwa n'abo wigisha. Hari amagambo mugiye gusubiramo imbere y'Imana Data wa twese na Yesu Kristo n'umwuka wera n'itorero ry'abera w'Imana. Ndakubaza aya magambo: mbese uribwira by'ukuri ko wahamagariwe uyu murimo wo kuvuga ubutumwa no gukora umurimo w'Imana wo kuragira umukumbi, uwugaburira, uwukuyakuya uko umwami Yesu Kristo ashaka, kandi ukurikiza gahunda y'ubumwe bw'amatorero y'Abatisita mu Rwanda ishingiye ku ijambo ry'Imana n'imyizerere n'amabwiriza yaryo, kandi wubaha abo usanze bakubanjirije muri uyu murimo, Kristo n'itorero rye? Niba mubyemera murazamura ikiganza cy'iburyo hanyuma musome ariya magambo. Ndemera ko Yesu Kristo wamamagaye ari nawe uzanshoboza kuragira uyu mukumbi mpawe, kandi isezeranye kumvira itorero rya Kristo no gukurikiza amabwiriza mpawe n'ubuyobozi bwaryo, ngirwa inama nabwo ndetse n'abo asanze muri uyu murimo, kandi mbubaha kugira ngo mbashe kurangiza neza iyi nshingano mpawe. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Mbese wiyemeje kwigisha abo ugiye kuragizwa uhereye uyu munsi wa none, udaca ukubiri n'ibyanditswe byera? Mbyemeye neza mbikunze, mbigambiriye mu mutima wanjye nk'ukuri, umwuka wera w'Imana azabifashemo. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Mbese uzashishikariza kwigisha abantu inyigisho n'impuguro nziza za Kristo, ubatiza abantu bihannye bamaze gukizwa, utagamije kugwiza umubare w'abantu benshi mu itorero batihannye, kandi utagamije kwishakira icyubahiro udahawe, unyurwa n'umwanya itorero rigushyizemo uyu munsi. Ibyo ukabikora nk'uko Kristo yategetse. Nzabikora kandi sinzarwanira icyubahiro, ahubwo buri gihe nzaharanira kuba icyitegererezo cy'abo ngiye gushinga uyu munsi, kandi umwami azamfasha kubisohoza. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzate abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Mbese witeguye igihe cyose kugana no gucyaha insho zose z'inzaduka n'iz'ibinyoma zinyuranye n'ijambo ry'Imana, kandi wiyemeje kwimuka aho woherejwe kubera umurimo, kandi witeguye buri gihe kugira inama no guhugura abarwayi n'abazima, mwiherereye cyangwa se mu iteraniro, mu gihe cyose uzabona ko ari ngombwa. Nemeye kandi niteguye gukora uyu murimo aho nzaba ndi hose, buri gihe, haba ku manywa cyangwa nijoro, mu mvura cyangwa ku zuba, mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, Imana izanshoboza muri byose. Nugamburura mu makuba, komera kwawe kuba kubaye ubusa, abajyanirwa gupfa ubarokore,
kandi abarindiriye kwicwa ntubazibukire. Ntabwo ugambanira itorero rya Kristo cyangwa ngo uryihakane, haba mu magambo uvuga cyangwa se mu myifatire yawe. Ntuzihakana uyu mukumbi ukuri imbere ngo ubareke kubera ubukene cyangwa akaga kariko kose. Uzababarana n'umukumbi utawusize ngo ujye guca inshuro ahandi. Ese uzahagarara ube umugabo nyamugabo uvuga ukuri, udatinya cyangwa se udafite ubwoba ngo utinye amaso y'abantu, abakuze y'abantu akubuze kuvugisha ukuri icyagirira itorero akamaro? yemeye imbere y'Imana n'imbere yanyu ko ntazigera ngambanira itorero n'abayobozi baryo, kandi sizangamburura mu byo niyemeje uyu munsi, kuko nzababarana n'umukumbi, nzawuragira ntagamije inyungu iyo ari yo yose cyangwa igihembo. Nzavugisha ukuri, nibiba ngombwa mbizire ku bw'itorero rya Kristo. Wemeye ko uzakora umurimo w'Imana iguhamagariye udategereje igihembo icyo ari cyo cyose, ukazajya uhabwa ishimwe na paruwasi uhawe kuyobora uko ribonetse kose, utabyinubira, kandi ko utazigera ujyana iyeberi cyangwa se paruwasi uhawe mu manza? Byemeye nta gahato ko nta gihembo nzasaba iyeberi, kandi ko ishimwe nzahabwa na paruwasi rizaba ringana kose nzaryakira nta kindi gihembo ntegereje, kuko Imana nkorera bizampembera uyu murimo. Uzagira umwete wo gusenga wiyiriza ubusa no gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo nyir'ibisarurwa agusobanurire ibyanditswe byera, ngo ubone ibiryo bikwiriye byo kugaburira umukumbi. No kuba umuyobozi mwiza, uzirinda buri gihe gukora ikintu cyose cyazimya umwuka wera mu itorero rya Kristo Yesu, cyangwa cyabuza impano z'umwuka gukora. Niyemeje kugira umwete wo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, no kuzajya mpugura abakristo kugira ngo impano y'umwuka ibe arimo yake mu itorero ry'Imana, kandi ntabwo nzabuza umuntu gukoresha impano y'umwuka yahawe keretse anyuranyije n'ijambo ry'Imana. Umwami Yesu azabimfashamo. Iri jambo ni iryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. Uzagira umwete wo kwera mu ngeso zawe ubwawe n'izo umugore wawe n'abana bawe, ukazihuza no kwigisha kwa Kristo, kugira ngo mu byo ukora byose ushobore kuba icyitegererezo cyiza cy'umukumbi wa Kristo, kandi imbuto zawe abazibonye bizere ko Kristo ari umwami. Nzagira umwete wo kubikora kugira ngo mbe icyitegererezo cy'intama Umwami Yesu Kristo ashinze, kandi azabishoboza buri gihe. Jewe Sangiza Fidele nemereye imbere y'Imana isumba byose, n'imbere y'itorero ryayo, n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatiste mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru yaryo. Ku bwende bwanjye ntawe umase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izashoboza kubisohoza. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yewe Habintwari Mathieu nemereye imbere y'Imana isumba byose, n'imbere y'itorero ryayo, n'imbere y'abakuru baryo, ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'Ababatista mu Rwanda, nkurikije ibyanditswe byera. Nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe umase, niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe. Mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Jewe Duwayo Theogene nemereye imbere y'Imana isumba byose, n'imbere y'itorero ryayo, n'imbere y'abakuru baryo,
ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'abakristo mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ubwende bwanjye ntawe mpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akuyemo inshingano y'uyu murimo mpawe, bikoze nizeye ko Imana izashoboza gusohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Jewe Wiragiye François nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'abatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe, bikoze nizeye ko Imana izashoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Njyewe Bizimungu Alfred nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe, mbikoze nizeye ko Imana izashoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Njyewe Munyemana Jean Dotier nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'ababatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe, mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Isenga Robert nemereye imbere y'Imana isumba byose n'imbere y'itorero ryayo n'imbere y'abakuru baryo ko nzakora neza imirimo nshinzwe n'ubumwe bw'amatorero y'abatisita mu Rwanda nkurikije ibyanditswe byera, nzitondera amategeko n'amabwiriza y'itorero hamwe n'ibyemezo by'inama nkuru zaryo. Ku bwende bwanjye ntawe mpase niyemeje gushyira umukono kuri aya masezerano akubiyemo inshingano y'uyu murimo mpawe, mbikoze nizeye ko Imana izanshoboza kubisohoza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Sanzimana Fidel nkwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umukozi w'Imana, ukaba ubaye umushumba, hanyuma uyu musaraba uzakumbera ikimenyetso cyo kugira ngo ubashe gukora ubutumwa, uvuga ubutumwa mu mahanga yose, kandi abazemera uzabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mathieu nkwambitse uyu musaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupasoro, kandi ukaba uhawe uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose, bityo abazizera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wowe Nduwayo Stogene nkwambitse umusaraba nk'ikimenyetso cy'uko uhereye none ubaye umupasoro, kandi ukaba uhawe uburenganzira bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose, bityo abazizera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wowe Wiragiye François nkwambitse umusaraba nk'ikimenyetso
cyuko uhereye none ubaye umupasoro, ukaba uhawe uburenganzira bwo kujya mu mahanga yose kuvuga ubutumwa, hanyuma abazemera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Wowe Bizimungu Alfred, mwambitse umusaraba nk'ikimenyetso cyuko uhereye none ubaye umupasoro, kandi ukaba uhawe uburenganzira bwo kujya kuvuga ubutumwa mu mahanga yose, bityo abazizera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Munyemana Jean de Dieu, mwambitse umusaraba nk'ikimenyetso cyuko uhereye none ubaye umupasoro, bityo ukaba uhawe uburenganzira bwo kujya mu mahanga yose kuvuga ubutumwa bwiza, abazemera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Senga Robert, mwambitse umusaraba nk'ikimenyetso cyuko uhereye none ubaye umupasoro, ukaba uhawe uburenganzira bwo kujya mu mahanga yose kuvuga ubutumwa bwiza, abazemera ukazababatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana tubahaye nk'inkoni izabashoboza kuyobora uyu mukumbi mu gihe muzahura n'ibibagoye. Muziyambaze iyi Bibiliya, harimo byose, harimo ubuhanga, harimo ubumenyi, harimo n'ubushobozi, yewe harimo n'umutsima utera imbaraga. Ibyo byose bizabafasha, kandi Umwami Imana ari kumwe iminsi yose. Iyi ni inkoni y'ubushumba muhawe, kandi izabafasha muri uru rugendo, aho muzasangamo ijambo ry'Imana rizabashoboza guhumuriza imitima y'intama, ndetse rizanabashoboza no kubarera kugira ngo bakure. Kandi n'igihe muzahura n'ibibazo bitandukanye, muzajye mwiyambaza iyi Bibiliya, muzakuramo imbaraga n'ubuhanga n'ubumenyi bizabashoboza muri uru rugendo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyi ni inkoni y'ubushumba muhawe nk'ikimenyetso cyangwa se igikoresho muzajya mukoresha kugira ngo kibafashe kumenya ibizatunga intama muhawe, haba ibibafasha gukura mu buryo bw'umwuka, ndetse no mu gihe muhuye n'ibibazo muzajye musoma muri iki gitabo, muzakuramo ibibahumuriza, ndetse bibabere impamba, ndetse bibabere n'inzira izabageza mu bwami bwo mu ijuru, kandi Umwami Imana ari kumwe namwe iminsi yose. Ni inkoni y'ubushumba muhawe kugira ngo muzajye muyikoresha muri kuragira uyu mukumbi. Mu gihe muzahura n'ibibazo, muzasenge, musome ijambo ry'Imana, muzakuramo ibisubizo byose, kandi Umwami Imana ari kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Amen. Iyi ni inkoni y'ubushumba muhawe kugira ngo izabafashe mu gihe muzaba muhawe umukumbi, muzakuramo ibyo kurya bitandukanye muzabasha kugaburira umukumbi w'Imana, kandi muzakuramo ibisubizo by'ibibazo byose mwibaza muri uru rugendo n'ibyo muzahura nabyo. Umwami Imana ari kumwe namwe kugeza iminsi yose ubwazagaruka. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana n'inkoni y'ubushumba muhawe kugira ngo izabafashe mu minsi yose muzabarizwa umukumbi w'Imana. Muzajya musomamo ijambo ry'Imana rizabafasha kumenya ibyo mukwiriye kubwira umukumbi w'Imana, ndetse nimuhura n'ibibazo muzasome iki gitabo, muzakuramo ibisubizo kugeza ubwo Yesu azagaruka, kandi ari kumwe namwe iminsi yose. Iyi ni inkoni y'ubushumba muhawe nk'ikimenyetso cy'uko mubaye abungeri, kandi uhereye none iki gitabo muzajya mugisoma inshuro nyinshi, muzakuramo ibyo kurya intama zikwiriye, kandi nimuhura n'ibibazo muzasome, muzakuramo ibisubizo. Umwami Imana ari kumwe namwe kuva uyu munsi kugeza ku mpera y'isi. Amen.
n'itorero ryacu ushatse kuvuga ngo karibu mu muryango w'abapasoro. Nshatse mwakomera Imana amashyi. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo buri umwe bamuhe mikorofone avuge haleluya uko abyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya! Haleluya! Imana yagucyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mana tumeshimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Mana nishimwe cyane. Haleluya. 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 Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. 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 Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya! Haleluya! Cyubahiro cy'Imana. Maboko hejuru duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Haleluya. Uyu munsi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko urugendo rwanyu ruzaba rwiza. Murebe abantu bari hano babashyigikiye, kandi ubwo aba bantu babashyigikiye Imana ibashyigikiye kurusha abana bantu. Hanyuma ntimuzagire ubwoba, iyabanye n'abababanjirije namwe abana namwe. Nubwo mwahura n'ibikomeye ibyo byo ntibizabura, ariko Kristo azabaha imbaraga, azabamara ubwoba, azabagenda imbere, azabashoboza, azabaha gukundwa, azabaha ijambo, azabaha icyubahiro, kandi muzaba umumaro uhereye uyu munsi kugeza ubwo Yesu azagaruka. Kadusengane Imana. Bashumba muzamure ibiganza dusengane Imana. Namwe bakristo muri hano mwature ijambo ryanyu kuri aba bantu, muvuge ngo Mana, aba bantu turashaka ko bazatubera umumaro muri regiyo yacu no mu itorero ryacu, tukagera kuri byinshi kandi turi kumwe nabo. Imana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana. Data mu izina ryawe ryiza. Haleluya. Uri Imana ihamagara kandi igatoranya. Niwe watangije umurimo ni nawe uzawusohoza. Mu izina rya Yesu rikomeye waduhaye isezerano, uravuga ngo nzabana namwe, ngo kandi nzabana namwe kugeza ku mpera y'isi, ngo kandi ngo ndaba mbere n'abandi b'iherezo, ngo kandi uyatangiye umurimo neza nawusohoza, ngo kandi ubereye none muzaba abakozi banjye, ngo kandi ntabwo muzigera mugira icyo mukena, ntabwo muzigera mugira icyo mwicuza, ntabwo muzigera musabiriza, ntabwo muzigera musubira inyuma, ngo ndi Imana iri imbere yanyu, ndi Imana iri imbere, ndi Imana ibafasha
bo korori bahaye inshingano ariko n'uwiteka akabiheresha inshingano redo desire bole iravuga ngo niyo yabahamagaye iravuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha yarabarobanuye ibagira be leta sire bole bo iravuga ngo netakiyerebe izabana nawe leta sire ahataringana izaharingana maruruka leta sire kandi mugagena ngo nyuma y'ibyo leta sire izabaha ubugingo ivuganye n'abakozi b'Imana itorero rishyigikiye kandi irarihetse izaryagura izariyobora izarigeza mu gihugu cyose iravuga ngo rero iragarutse mu itorero leta sire igiye kurema guhamagara iravuga ngo uyu munsi leta sire imirimo n'ibitanga hari benshi bagiye guhinduka ikavugana nawe ngo amabara ya Kristo n'abane namwe kandi Hallelujah. Yewe Yesu
umuvugizi w'umwuga w'amatora y'abatisita mu Rwanda, bayobozi bagize inama y'abakuru, bashumba bagenzi banjye, namwe bakozi b'Imana mu nzego zitandukanye z'itorero, munemerere dushima Imana. Turashimira umuvugizi kubw'igikorwa cyiza avuye kudukorera mu rurembo rwacu rwa Gikongoro. Dushimire n'amashuri nyakubahwa rwose, uwahaguruka wese, haba muri aba bashumba, haba mu bakristo bagize bari muri uru rurembo, cyangwa se abakozi b'imirimo, uwahaguruka ari we wese yafata umwanya wo gushima. Ariko ntidufite uwo mwanya kugira ngo buri wese ahaguruke bantume ngo bashime. Turabashimiye kandi tuvuga umuvugizi yewe yuko ari kumwe na madamu we, kuko uyu murimo ufashwa cyane n'abafasha bacu. Mubyeyi wumve ko tubashimiye kandi ibijumwe biragaga. Ubwo twavuze n'umuvugizi wungirije rwose turabashimira Imana yacu mwese. Rero abagize inama y'abakuru, aba bakristo n'aba bashumba, turabashimira kuko igikorwa cyiza mudukoreye hano mu rurembo rwacu. Ni ijambo riri mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 no 35 avuga ngo maze Petero aterura amagambo ati ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye uyu munsi mwiza waduhaye ikirere kizima kandi waturemeye umunezero. Tugushimiye Mwami ku bwa byinshi wakoze mu bantu batandukanye, ko waduhamagaye mu ngeri zitandukanye, wakoresheje abaririmbyi, ukoresha abacuranzi, abakristo, ndetse tugushimiye ko uyu munsi twabonye Mwami Imana bahamya kuzagukorera ubuzima bwawe. Kandi tugushimiye n'ababanjirije, baba ari abatakiriho ndetse n'abariho uyu munsi. Mwami Yesu, twese ukomeje kutwubaka no kuduha imbaraga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. None rero Mana yacu, dusubikiye ahangaha amateraniro yacu y'uyu munsi, turagusabye kugira ngo duhe umugisha. Uwiteka uturebe neza kandi utumurikishirize amaso yawe yera. Uwiteka utwiteho twebwe ubwacu n'imiryango yacu, by'umwihariko aba bana bo muri iyi miryango yahawe inshingano z'ubupasoro, turabasengeye kugira ngo uzababe imbere, uzabagende imbere, uzabashoboze Mana, uzabashoboze kugukorera, kandi mu izina rya Yesu ubahe guhinduka rwose. Bareke ingeso mbi, ubahishe izina ryawe, hanyuma ubwami bwawe buhabwe icyubahiro. Uwiteka Imana utugirire neza, ukomeze kubana natwe, kandi gahunda zose ziri imbere ukomeze kuziha umugisha, ndetse n'icyumweru tugiye gutangira Mana uzakiduheremo umugisha. By'umwihariko ukwezi dutangiye, ukwezi isi yose yunamira inzirakarengane, Mwami Yesu Kristo zadukuwemo zizira uko zavutse, kugira ngo Mana twebwe twese uzaduhe guhuza umutima mwiza no gushyigikirana, hanyuma ukomeze kuduhaza ibyiza byo mu ijuru. Tugirire neza, turinde umubi Satani, turinde imbaraga ze, turinde imyuka mibi, kandi itoro ryacu turishyize mu biganza byawe. Iyi paruwasi tuyishyize mu biganza byawe. Ururembo rwa Kigali, amaparuwasi yose arugize tuyashyize mu biganza byawe. Ari abashumba bayobora, ubaha imbaraga n'ubwenge n'ubushobozi bwo kugukorera, kandi bagukorere Mwami Imana batizigama. Ari abakristo bose Mana, ubahe kuyoboka inzira y'agakiza, kandi ubashoboze Mwami Imana gukora imirimo myiza, kugeza ubwo uzagaruka uje kujyana itorero. Twese tuzazamurwe turirimba tuvuga ngo urera urera urera. Urakoze Yesu, tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Amen. Jésus, le véritable ami, alléluia. L'ami fidèle, Jésus de Nazareth.